ibiganiro bye byose kuri channel ya YouTube Rashid TV bivaho bikazimira. Turi kumwe nawe tukaba tumuhaye ikaze. Muraho neza Rashid? Muraho neza bwana William nyiri Pax TV. Ndagusuhuje nanje gira amahoro n'imigisha. Urakoze cyane rwose. Ndasuhuza n'inshuti zose zireba Pax TV. Ndabizi ko mfite inshuti nyinshi nuko ari inshuti zawe zikaba ari inshuti z'abanyarwanda. Mu byukuri nanje nakwitabye kugira ngo nibura abantu bave mu gihirahiro. Iyo minsi yashize utari kugaragara nta biganiro ukora nto kivuga haciye iminsi uvuye muri RIB uvuga ngo hari n'ibyo bakuje kuvuga naje kuba gucecekesha bafite ibyo imirongo baguha bati ibintu bikabyinjiremo nyuma rero yawe rutavuga bati se na bya bindi bikemerewe kuvuga yigira inama yo kubihagarika yo kubireka akabivamo. Yego mbo amatsiko ari bushire kuko nguko nabwiye abankunda ntago jansondeka abantu sinzashira abantu mu manegeka. Mu byukuri navuye muri RIB kandi mvuyeyo hari ikiganiro nakoze ndavuga ngo igihugu kiritsamuye kandi koko cyari itsamuye kuko nanone mu kiganiro nakoze kera mu bihe bishize naravuze ngo niba pera rivanyweho hazazironji hazi ikinyomoro hazi iki nkuko abareba iki kiganiro abareba Megapex n'abareba Pax TV abantu babaye inshuti n'abavandimwe nziko buzuzanya azi YouTube channel ziriho akenshi mbabona bahuza ni ikintu gikwiriye mu banyarwanda ko barebera ku banyamakuru ukuntu bakundana kuko niyo mpamvu ubona jya kuvuga uyu nkavuga uyu ariko muri make RIB ifite umurongo yampaye ariko noneho natangajwe no kubona ko byinshi mu byo bambujije kuvuga nyuma yaho mvuyeyo noneho habonetse abantu benshi babivuze benshi ubwo ndavuga se niba duhamagara twese nabo bakabahamagara rizabisoko. Hanyuma ntago nacecekeshejwe rero bambwiye bati gutya na gutya kandi hari ibyo leta iri gukoraho igihugu kirabibona ndabyihorera kandi kuko mbona ko hari igihugu hari ibiri gukorwaho n'igihugu ariko havuka ikibazo cyuko jewe kuri Rashid TV nagize umuntu nyinjirira witwa Rwanda nziza sinzi wariwe sinzi ubutaka hagazeho ndavuga nti ibintu ntago nakomeza kubyihorera nza kubirisa no bireze muri cyakumuhaiti kuko muri politiki hari aho nanje ngeze kuri ariko mu bintu by'itumanaho hari abandi basore b'abahanga babizi turabikurikira cyane kugira ngo abadukurikiye bagende babyumva neza gahoro batangiye uti bampa umurongo w'ibyo ntagomba kurenga cyangwa kurengera nyuma ngira ikibazo cyuko channel yanjye hari umuntu wayinjiriye tutaragera aho ngaho uwo murongo ushobora kuba wagiye bivuga inshuro nyinshi ariko mu ncamake nk'iminota 2 imirongo migari bakubwira ati ntukayinjira muri iyi imirongo migari bambwiye ko ntavuga kubyerekeranye n'ubwoko kuko bambwiraga ngira ngo nabivuze kenshi ko harimo umugabo wanankomerekeje avuga ngo nonsi ngenga bitekerezo ya genocide. Umugabo ukora iki? Ni umugabo waho muri RIB wari wampamagaye nagezemo nsanga ari babiri sinamenye rero ninde kandi ntabwo nari mfite wenda ubudahanga rwo kubaza ngo wowe urinde uretse kubyemeye kubaza uti ndi kwazwa n'abandi kubera ko nageze barambwira bati ntago ari gutegura dossier ngewe ngiye kwazwa n'umuntu ndamubaza nti ndi kubazwa nandi akambwa amazina yombi nyine nanje mfite uko mpagaze ariko kubera ko nyine nkigeramo bavuze bati ntago ari gutegura dossier ntago wagombaga kuza ukitaba bagira uko bisobanura ni kugira ngo tuganire niyo navuze ngo ari ukuganira rero reka mbakazo yazi nuko kuba kazu yazi rero umwe yararengerewe nekereza ko hari nawe niyisesengura zumva atari byo kuko kumbwira ngo nonsi ngenga bitekerezo ya genocide wa mugabo we na maraso n'umutuku n'umweru biriya bintu nawe uzagira mu myaka 53 maze wavutse uko nka ngo genocide agomba kuza mu myaka 30 imbere nawe buri muntu abyibazeho ariko uwo mugabo niwe wanyatatse cyane aza kumbwira ko ntavuga ibintu by'ubwoko kandi ambwira ko ndeka ibintu byo kuvuga ku rubanza rwa Paul Rusesabagina kuko umuntu ari nagereranyije umutwe w'iterabwoba na FPR yabohoje igihugu nari nacecetse gusa ndabyihorera niko yagushinja ko wabigereranije wabishyizemo bikwaje we niko yabigereranije ariko jewe mu kugereranya kwanje nari navuze ni niba harabaye ni ikiganiro gihari nari navuze ni se niba Paul Kagame yarateye u Rwanda anyuze mu Kinigi bakica burugumesire Gasana wa commune Kinigi Paul Rusesabagina na bombi ni ba Paul niyo ni Paul Rusesabagina nawe yateye u Rwanda anyuze muri Nyabimata barasa executive w'umurenge wa Nyabimata uretse ko watanapfuye batwitse imodoka ye
bwana abantu kugira ngo duhore duhanganye kuki tutakumvikana ko mbona ibi bintu bisa aho ngaho muri RIB rero uwo mugabo we yambwiye ko nyine ngo kugiramo cyane ibyo wakuje bititwa isura cyaha kuko n'ubundi biracyahari nta kibazo gihari nibyo ngibyo mbese no kugira ngo buri munyarwanda yumve yibuke menye icyo ibyo ntakwiriye kuvugaho cyangwa se n'ibyo bambujije n'ibyo bintu bibiri bambujije kuvuga iby'ubwoko ngo kubera ko mu Rwanda nta bwoko buhari ariko ubwo nabwo maze kurakara namubwiye interuro rimwe ndamubwira se urambuza kuvuga iby'ubwoko ko twubatse imidugudu y'abarekotse jenoside yakorewe abatutsi ko ari abatutsi nje navuze ko ibyo bintu leta yibeshe ko yaguye mu mutego ko ari ikosa leta yakoze kandi abo bantu dukwiriye kubivangura tukabaha uburenganzira bakagurisha amazu twabubakiye n'abandi bantu bakaza bakaguramo nabo bakaja kugura ahandi kugira ngo ubwoko bumwe bwo gutura ahantu hamwe mugenzi we wari uhari wanyorohereje ukabona ari kumbwira atari ko ibyo bintu nubwo Rashid yabyanditse yanabivuze ubundi nibyo nibyo rero bambujije kuvuga icyo warumbajije izo ngenga ebyiri yego hanyuma bamaze kuzikubuza hari abandi babuza ngo ntibakavuge kuri abandi baje barabivuga ngira ngo urabona ambasaderi w'Ububiligi ibintu ari kuvuga ku Rwanda kubyerekeranye n'urubanza rwa Rusesabagina sinzi niba tuzaje dutegereza ko abanyamahanga aribo baza kutuvugira ibyacu ngira ngo urabona ko ibintu by'ubwoko nuja kureba ikiganiro cya Bamporiki Edouard ukareba ari abantu bafite uburenganzira bwo kubivuga ariko naricecekeye ariko cyari gitumye ntarindi kuboneka nuko uwo muntu witwa Rwanda Nziza ubwo tugeze ku kibazo cyo kuba cano yawe yarahanaguritse nta biganiro biriho ntago yahanaguritse cano irahari ndavuga ibiganiro byarahanaguritse ahubwo ibiganiro byari bihari ngewe maze kubona umu IT n'abantu bari hanze y'umupaka w'u Rwanda kuko hano sinabibonaga barambwira batari ko kutubonamo harimo Rwanda Nziza tukabona harimo n'abayikurikira bitandukanye nuko nawe ukurikirwa ibi bintu ubundi urabizi mufatanya gute ko abantu bagira YouTube channel umuntu akayigira ku giti cye nibwo rero nagiye muri YouTube ndi kumwe n'umu IT barabaza YouTube buriya reka nkubwire inshuti uje ukunda abanyabwenge buri muntu ureba Pax TV uzubaho umunyabwenge buriya abantu bano bantu twita ngo nabazungu ngiye nta nubwo ariko gaciro mbiha bano bantu nkurikije uburyo twakominikanye kuri email bari bazi naho mpagaze ibaze bari muri YouTube hejuru muri Amerika ariko bakabona aho mpagaze ubwo rero bambaza imyirondoro yose buri kamwe na nimero za telefone na email na buri kimwe mbisubiza ubwo barambwira bati rero kubera ko tutazi neza wowe turi kubona ko ari wowe arikaramye niwe waburanye ariko ntibazi nyine umwimerere arinde niyo mpamvu tugiye kuba tubitse ibiganiro nyuma y'igihe runaka natarekarama tuzagusubirizaho ibiganiro ubwo rero bahagaritse iby'impande zombi TV barabihagaritse ariko kubera ko uwo muntu yari yanyinjiriye nibyo kuri Rwanda Nziza nabyo byahise bigenderamo ibyawe biri impande zombi byarahagaze byarahagaze ubwo rero bivuga ngo biracyabitse muri YouTube ariko nibamara gukosora neza no kubona ko ari nje nyirabyo bazabisubizaho gusa kuri Rashid TV iracyahari irakora n'ubu hari ibiganiro bibiri icyo mvuga ku byerekeranye n'itangazo cyangwa se imvugo nagaragaje igihe haba imyigaragambyo mu Iburaya y'abanyarwanda vuga ko nifatanyije nabo hanyuma hakabaho n'ikiganiro ndi kuvugira abazunguzayi n'abamotari kugena ibiganiro bihari hanyuma niyo kandi YouTube itabisubizaho kubera ko batafunze Rashid TV ndacyabifite muri studio nzahita mbisubizaho n'ubundi nka none cyangwa ejo ubwo rero nta muntu wambujije abanyarwanda inshuti zanje inshuti z'u Rwanda buntu bumva ikinyarwanda nta wagiyemo ngandete bihagarike cyangwa ni gutyo byagenze Rashid sinja mbugama niko byagenze nta kindi kibazo cyavutsemo ubwo rero duteze amatwi murabyumva impugenge mwe mufite ngo yarafashwe hambo umbabarira gato higeze no kubaho igihuha ngo bamfunze kuko hari igihe telefone yavuyeho iva hari ko mbishaka ari nje ubikoze gusa maze kubona ko maze kuba umuntu munini Deo narabuze gato inkuru birakwiye ngo Rashid bamufunze wari ubivuze yego nkabashimira Imana ko nubwo hari abona atakaje mu bari inshuti zanje ariko nabwo sinabatakaje ni impunyenye bavuze batugiye kuvuga kuri politiki aba bantu abambira batebesha amagamba akazi ariko nungutse abandi bantu benshi hafi kuri buri mugabane uri ku isi mfiteho umuntu murabyumva rero
Rashid araho ni amahoro arabyivugiye ibiganiro bye ntabwo byasibanye twabonye ubutumwa bwinshi bwamwe mwatwandikiraga mutubwira ngo ese baramufashe bamutegeka kubisiba baramufashe se bamwaka ijambo ry'ibanga password barabyisibira murumva ko nta wamwinjiyemo wundi nta wamufashe nta wamuteye ubwoba nta wamuhutaje ahubwo we kubw'umutekano w'ibiganiro bye byinjirwaga n'undi muntu akasa n'ubyiba yahisemo gusaba YouTube ibigenga byose kuba yamuvangurira agakora ibintu bye bitavangiye bitinjirirwa icyo kirasobanutse ubwo nabari bafite impungenge bazishire ntago leta yacu ari yantegetse nta wanyinjiriye nta wancize ku gahato burya jewe Rashid uko nteye naravuze ngo niyo wazana igifaru kagitereka hariya nka wa muhungu wo muri Korea warashe niba ari nyirarume niba ari se wabo akamurashisha igifaru ukavuga ngo vuga ngo William ngo ni inzobe nzakubwira ko William yirabura nushaka urasi nibivuga ngo na leta niyo yagerageza kubinkoramo gutyo niba hari n'ubifite mu mushinga ntago byakwemera keretse binjiye mu bwanje gusa navuga nti bo reka mbivemo rero ikigano cyo ntabwo cyari kirekire cyari cyo kumara impungenge abantu ariko nanone bakagira impungenge z'ibyo yagiye uvuga ngo uvayo wakize mu nzira ngo uratangirwa watangiwe ubona ni nk'ibintu byateguwe cyangwa n'umuntu bandi bagira icyo bita excès de zèle ishyaka rirenze igipimo bakaba bakora n'ibyo batatumwe urabona ko bano bantu abanyerondo abadaso abantu bose bari mu nzego z'umutekano nje ntemera ko zanditse mu tegeko nshinga badafite na bareme badafite urutonde rw'umushahara bahembwa izo uvuga zitanditse ni ndavuga wenda nk'abanyerondo abanyerondo bisuku abanyerondo b'umwuga sinzi inkera gutabara abo bantu nje mbona ko kuri nje niba hari naho byanditswe ntago mbyemera dufite abasirikare tukagira abapolisi kuri nje bari bahagije noneho nibikabya kubera amateka y'igihugu hazamo wenda na daso ariko nzigahabwa umurongo muzima jewe rero kubera ko nasabye ko kubwuko abadaso basimbuye abaroko defense bamereye n'aba baturage nababajwe n'uriya mukobwa wo muri Cuve imbere ya Sebashotsi ukuntu bamukubise amatwi bakayamena n'umukobwa w'inkumi yaramugaye babazwa no kubona ibyo bisobanure ko harabyumvise bwa mbere mu murenge wa Cuve ni mu karere ka Musanze uwitwa Sebashotsi yari executive w'umurenge wa Cuve ari kumwe n'abadaso bafashe umukobwa ngo yuko atambaye agapfukamunwa neza ari kumwe na musaza we bamuzana ku muhanda noneho kuntu umusaza wari kumurwanaho bavuga bati nabara agapfukamunwa mwaretse tukakambara n'iki ariko mu gihe ageze ku muhanda bamugejeje kuri kaburimbo umudaso amukubita anshi nyinshi mu gutwi ku buryo ubu yaramugaye ndamuzi jewe mvuka mu Kinigi ni muri Musanze bo ashobora wenda kuba yumva ariko tempa yagize ikibazo niba numva yumvisha uruhande rwe hashize nk'umwaka n'igice hari urabizi ko amatwi abakora muri minsi ya mbere ya corona igitangira udupfukamunwa twatangiye gukwirakwira yego urabizi ko amatwi ibintu byose biba bikorana uri ugize ikibazo cy'ijisho n'irindi rigira ikibazo mbona bigaragaye nabi cyakora baramuburanishije baramuhana ariko ruriya rwego nirwo rwagombaga guhanwa kuko yari yambaye umwenda w'akazi ariko se hanyuma nanone urambabarira ahijya no hino abadaso n'abanyerondo ukuntu bapakira abazunguzayi mu modoka nga bari gupakira amabuye hari cyangwa ibiti ngira ngo nejo bundi wabonye ko hari umugore wirukanse bamwambuye imyenda yiruka yambaye ikariso kumanywa mu mujyi nanubu sindamenya urubanza rwaho ruri baravuze ngo ni ufunze uriya mugore ni ikintu giteye isoni nanone uribuka ko umwambiko ubusa ubwabyo ni icyaha yakorewe kumwambika ubusa ni icyaha byishe n'umuguhirima mu modokari kuriye n'agahato none si ibintu bihutazwa ubwabyo ni icyaha noneho uribuka ko buri muntu yahamagaye umuzunguzayi kuri YouTube ureba abazunguzayi ukuntu bari kuhora n'akaga abanyerondo bano bambaye imyenda y'ubururu buja kwereruka n'abadaso nibo bakora ibyo bintu urabona nejo bundi safari bahora mwibuka mbonereho nanone ahangaha gutabariza uriya mukobwa hari umukobwa hano mu Rwanda tugira ikintu cyo kufita ibintu tugaceceka tukabicecekesha ariko biri gutogota nabi uriya mukobwa nje umuntu yavuye Nyagatare araza rangira atari kuri uriya mukobwa wari wambaye uriya mupira safari we baramufasha ariko uriya mukobwa bamukatimisha 30 y'agateganyo yego nukumurenganya nabyo wenda sindabivugaho cyane ariko uriya mukobwa ntago ari kumuburana bindi abagabo tugira gukunda sibyo kandi uburenganzira bwaje kuba namukunda ariko ntago ari ku mpamvu yo kumukunda ahubwo ni ku mpamvu yo kugira ngo ubwisanzure mu bantu butabura kuko uriya mukobwa yambaye kari agapira kanditseho ngo safari nyubaha umuntu aturika Nyagatare aza kumbwira turiya mukobwa nawe amerewe nabi ntago muzi vrana
nje nzaruhuka numva kuri ya mukobwa wenda atekanye kuko habaye ikintu cyo kumuhungabanya kandi yari yambaye agapira yari yakiguriye ni ibintu byari byabaye mbona ko ari ukuzitira ubwisanzure rero Safari Nyubaha yubashe gitifu we yari yafashe daso yamuhejeje urabona ni daso nawe urabona ukuntu yaragukoresha abana wa mushumba we amushwaniriza imyenda numvise mu daso yarahagaritswe nibaza impamvu mu kumuhagarika atabanje kwishurira mwenda yashwanya gusa no bakamuhagarika ubwo si bamuhanye se kubera ko yitwaye nabi none si Safari ariko andi makuru ngo nuko bamwimuriye ahandi aha urumva rero ni byo mu Rwanda umbabarire wenda topic gahunda y'ikiganiro twari gukora nakagize bukari kango azasondeka abantu bankunda ni gute executive azambye ibintu hano muri uyu murenge cyangwa muri aka kagari bakamwimura ahandi ni ibiki kuba cyangwa bizi hari abantu bari nyaka 10 n'ingahe ari executive birwa bimuka nyine ahano ntahera umusaruro bakahamuvana ngo yakoze ibibi bakamujana ahandi ese hirya ntabagiye gukora ese ibi bintu ni nka bya bindi ya parke rwa rwego rw'inteko y'amategeko ruhora rutumiza abategetsi ngo baze bisobanura bahombeje igihugu za miliyari ntuza uyu Biraro hari abantu nakunze cyane muri kino gihugu barimo Kabera polisi Kabera buranda mukunda cyane wenda nshobora kuzabona nakangirira nabi ariko uburyo polisi imeze nibura Kabera ntabwo ndabonana nawe ntabwo utazi sofa aho nawuriye nawe nuko umubona ntabwo muza hutaza Imana ishimwe Kabera nje ndakwemera cyane ariko na Biraro nyiri auditeur general bashaka kuvuga mu Kinyarwanda umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri gihe atangaza amafaranga yabuze nta trace adasinye kandi ugasanga abo avuze bimuri ahandi bivuze muri electrogaze kuko nayo nakozemo yaje makajagari bamere electrogaze barekorwa siko ibarwa sinzi biki amazina menshi wasa reg sinzi korwa siko kuki tudafite igihagararo mu gufata ibintu biboneye mu gihugu cyacu nje nka politike n'umunyepolitike Hakuzimana Rashid ntabwo nshigikiye ko duhora tujagaraye amazina buri kanya amafaranga twahinduye amazina twahinduye kandi ugasanga nta nyungu yiharebe gufata na Tracom igaruka ritiko simbone ikizina ryari ryangije kubana na Tracom ya Office Nationale de Transport en commun nico byisobanura nase bitiko kugenda guhura n'undi musobanuro ko rero buri abashobora kuba barayihaye nk'umuntu ku giti cye je niko ntekereza noneho niba yarahawe umuntu ku giti cye urabizi bisi z'ikiko Rwanda zagera hose mu gihugu ariko izi ngizi mo ni hene ikagendamo n'ingwi abantu bakaryoherwa bakagera iyo bagiye ariko buno muri leta ko ntekereza ko utajamo na bodaboda kandi Rwanda dufite imihanda mibi ntigeramo inshuti yanjye ni uko nguko rero nje nari nasabye ko warumbajije ikibazo cyo gutaha kwanje kubera ko abo bantu nasabye Ministre Gatabazi Jean Marie Vianney uri uyu munsi kandi nishikiraho kuko nzi imikorere ye nasabye nkuko nawe yegera n'abaturage niko mbiza ariko je namusabye ngo duhorere ku Kivugiza yaranze kandi Gatabazi ninzi wawe mu biro sibizemera nanone ndagusaba bwana Ministre Gatabazi ko uvugurura tuja muri presidence bakadutereraho kashi tukaja hano kuri ARG bakadutereraho kashi mukubera iki mu nzego za Minaroke hamwe bateraho kashe ngo ahandi ngo bari kwirinda covid twebwe umuturage ngiye kuba nabitanga kuri email naribu n'uyu munsi bateraho kashe naribu bandereho n'uzo ministeri utabera uzajya bose bateraho kashe muri prosecution muri Minaroke hakiriho kuvuga ngo niturakiri barwa ngo yinyuze ku ikoranabuhanga ariko abanyarwanda turacari hasi bari bakoza kuya kutanageza niba none si ikimenyetso wakigaragaza he ibintu byo mu ikoranabuhanga biri kuri bamwebwe ba Pax TV n'abandi banyamakuru bari hejuru nanje nshobora kubikora ariko umuturage wiviriye mu murima avuga ati ndarenganye abashaka ngo umuterera akashavuga ati nayigejeje cyo agira nako kamurari naje no kuyana kibazo akavuga ngo wakigeje ahandi bakamaze ngo ikimenyetso kiri he kigaragara ariko mu koranabuhanga biraruhije rero nari nasabye ko aba bantu bavanaho ubwo rero ntashe mvuye kuri ribu ngeze kuri ku murenge wa Gitega kuko nyine byari bizwi n'isi hari yose ko ribu inshaka niba baravuze bati turamuboneye noneho yari yanze ko turamuboneye ndagenda ngiye nka hafi nk'ikilometero mbona banyurikije abantu ngo ni mumufate mu muzane bantu bangaherero abantu namenyemo babiri bari bambaye umwenda abandi bantu mu mugizi ko bari benshi bambaye yindi nyine yitwa ngo ni irondo baraza irondo ngo ni irondo ry'umwuga hari irondo ry'umwuga abari ry'isuku abari ry'umutekano tuzi ngo umutayeri ariga kudoda umunyamakuru arabyiga
umubaje arabyiga umwuga wo gukora irondo ibintu by'ubujajwa imana izaba bimwe manumva bitari byo dufite abasirikare b'umwuga ndabemera nubwo ejo bakoze ikosa ryo kurasa umuntu Nyabugogo hari umuntu barashe Nyabugogo icyaha cyo guhana twishe cyavuyeho dufite abapolisi ndabemera ariko abo bantu bandi ngo nabone se niyo bazi umwuga w'umutekano kuruta abapolisi ko abapolisi tutaritanga abapolisi b'umwuga n'ubu ndasaba ngo aba bantu baveho n'ubu ni butahe wenda nibambona nyuma y'iki kiganiro ubasigaye bambona bakandiye kubera ko ntago njewe mbemera pe ntago beza imbuto ngeze rero ko murenge wa Gitega abo babiri kuko bari barimo bambaye imwenda kandi njewe ngira discipline rero abatambaye ngo nibo bari ngo ni nabo bari bakuru burya kuko nyine ngo monzera bazipereza ngo bigize bamaneko ndugu yangu umuntu siko nanje naneka ubu ngubu bamwe batangiye kuvuga ngo nabaye maneko kwa Habyarimana ikintu kinapfuye ndanga no kwirirwa nkivuga ko Habyarimana Auguste ndahariya abo uvuga general oya Auguste uyu president wa Sena uriya president yamuremye Auguste niwe wari ndani mu nzego z'iperereza yakuriye Rwasure cyane none ko ari hariya kandi Rwasure abatazi Rwasure ni nkaye na SS yo ngubu kugira ngo abashe kwisanukirwa rero we yakuriye Dr. Yamuremye Auguste yakuriye Rwasure kugera runaka uyu munsi kakuriye Sena hari siwe uko amategeko ampa Perezida Kagame agize ikibazo cyatuma aticara mu ntebe ya presidence niwe ugomba kumusimbura none se Rashid niwe baye ikibazo niba na izo nzego z'iperereza kwanza ntazo nabayemo noneho uretse bano hari abantu bameze nk'impyisi nk'ubu ngubu turi gukora ikiganiro uretse uzareba hari abazacuririraho baje gukora icyabo impyisi burya ntabwo ije ry'inyama inshuro nyinshi ntabwo inyama yihigira icyuga y'intare yari yahize ikaja gufata hari n'abandi rero nk'ubu kino kiganiro ndabizi kiri buryohera abantu kuko abantu bafite amatsiko y'ahantu narindi kandi sinzasondeka abantu pe ubu hari abandi bantu bagiye kwicara baje mu ntuza muri za YouTube channel zabo baje gusesengura ntago ari byo ariko je nari nasabye ko abantu bavaho ni gutyo bantangiriye nubaha abo babiri tugeze ku murenge wa Gitega wambaye igisivire ngo nicare hasi ibintu by'intera hamwe intera hamwe zara gufata kanje narindi hano hari abazivuga batazizi baragufata babwira ngo icara hasi ahubwo zisesengura cyane ntago bazizi n'abantu baba barenzwe bazumva n'amagi bakarengwa n'amata none akaja kuvuga ibintu byo gupfa kuvuga gusa ariko uwabonye intera ntago yapfa kuzivuga bambwiye ngo nicare hasi rero ndanga birangira cyakora haje umukobwa wo ku Gitega umukobwa small size agakobwa keza abanyarwanda kazi ni beza inshuti araza ati Rashid habaye ikindi sobanura yaranzi kuko aranajijutse mu mutwe bari ku matelefone akurikira ibiganiro byanje yarabizi aravuga ati ngo no twigendere aramperekeza nditaye ngoko ngo rero n'uyu munsi urabona ko abanyerondo wabona hari umusaruro byose bafite ikibazo n'inshingano zabo sindamenya ngo zanditse nashakishije ahantu handitse ubundi buri rwego na polisi hari ugenda ukabona imikorere ishinzwe ibi ubona urwego bishinzwe ukabisoma itegeko rishyiraho ariko bari nawe itegeko ryabo nawe cyashinzwe aho cyanditse burya umupolisi ushinzwe kugenzura imodoka ashobora kubona bari kugukubita akakwihorera kubera ko we ibyo ashinzwe n'imodoka rero bafite ukuntu bipanze kabera wowe nafande wawe muri abantu bazi gupanga akazi ushobora kubona ngo ashobora niba agiye kugutabara arabikora nk'umunyarwanda gusa ariko noneho nanone ushinzwe kureba abaturage umutekano w'abaturage n'ibyabo ubwo niba ari byo bamushinze nagaraje guhagarika imodoka ariko abangaba niba bari mu isuku niba bari mu irondo niba bari kubita abazunguzayi niba bari guhangana n'abamotari nanjye ubwo baje barafashe niba bari mu tubare ibi bintu leta gatabaza inshuti yanje uri inshuti yanje kubera ko nje ndagukunda nta kintu uramarira mfite n'ibibazo nyine aho wahoze uyobora mu ntara y'amajyaruguru ziko bagiye utabikemwe ariko nkunda uburyo ukora aba bantu wabavanye kandi ko nta kigihugu cyawe itegeko se ariko bayobozi mu duteze amatwi mu dukurikira dore ko ibiganiro binyura ku mbuga navuga mutishyiriyeho mutakunze kubyitabira mutakunze no kubyemera ariko se mwanyuze kuri za mbuga zanyu ndavuga za zindi mwemera cyane cyangwa za leta mukagaragariza abanyarwanda umushinga wo gushyiraho daso umushinga wo gushyiraho abanyerondo irondo ry'umwuga irondo ry'isuku n'irondo ry'umwuga hari irondo ry'umwuga hari iry'isuku hari iry'umutekano hari inkeragutabara hari na daso ziba inzego nk'eshanu eshatu
banyakubaha mu bishinzwe mwadufasha mukabwira abanyarwanda umunsi umwe mwanyura kuri televiziyo y'igihugu mwanyura hehe mukazasaba abanyarwanda inshingano z'izo nzego uko zishyirwaho ibyo zemewe n'ibyo zitemerewe muzamugize neza ko abanyarwanda benshi batari bake rwose ntabwo basobanukiwe iby'imikorere zira nzego noneho twageze aho tugura n'imodoka ngo yo kubagendamo ndasaba kabera rwose ko atandukanya polisi yacu n'aba bantu nsigaye mbona umupolisi muri iriya modoka nkumva ndabaza zira modoka sigaje nk'ejo bundi hano hari i Remera neje ahubwo hari ikibazo cyabaye iyi modoka yitwa irondo nk'iryo ngiryo ngo gitwa iby'umwuga n'isuku n'umutekano haranitse isuku n'umutekano yari irimo muribu irimo abapolisi nabo baraje ugasanga bifite ukuntu ntabunakajagari n'ibyo rero nagusubiza nshuti yanjye urakoze cyane rero namwe turashimira kandi babwiye ngo amahoro ubwo n'igihe tuzatumukenera tuzatuganira nawe ku ngingo zinyuranye nyine hari abanyamakuru bamwe mbona ntashobora kuganira nabo babimenye hari n'abanyakaudiyanse nkanga kuko ubu n'umurongo afite atari umurongo kamemo ufite umuti w'igihugu ubwo rero ariko Pax TV nzi neza ko ni ikinyamakuru cyashingiwe kuvuganira abantu barenganya ni nacyo tukwiriye kuberaho burya leta ikoze neza twagira radio Rwanda gusa na televiziyo Rwanda gusa ibintu byose bikaba biryoshye ariko nk'ubu urabona mutabayeho n'abana bantu bafite amatelefone bafotora burya ni mwebwe muri gutuma igihugu kiryoha kandi kigiye kuryoha Imana ibaho mu gihe turagushimiye cyane namwe mwese muteze amatwi tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu twajyanaga n'umunyapolitiki Hakuzimana Rashid ubu rero Abdul Rashid Hakuzimana tukaba rero tumushimiye ikiganiro aduhaye Pax TV Ireme News intego ni inkuru zicukumbuye inkuru z'ubuvugizi inkuru zivuganira mwese tudasize inyuma tutajonjoye tutarobanuye kandi inkuru zigamije kubaka igihugu cyiza kurushaho mu gihe byiza mubana amahoro y'Imana